tutatsinze no kwitsindwa nabyo ntekereza ko batari ngombwa. Yes. No mukino benshi bari bategereje kumva niba hari buze kuba icyemezo cy'uko uri bukinwe cyangwa utari buze gukinwa. Ku ruhande rwanyu cyari cyatumye mutangaza ko ikipe muyikuye muri course ya championnat. Mwabaho ikisubizo mwahawe, mwaranyuzwe, bimeze bite? Mwebwe mwifuzaga kukinwa cyangwa udakinwa? Twifuzaga kukinwa. Okay, good. Ubwo wakinwe, thank God. Hanyuma perezida wenda kijyanye wenda ni mbogamizi cyangwa se n'ibibazo mwagiye mugaragaza bituma wenda umupira w'u Rwanda utagenda atera imbere, kugira ngo wenda mwisubiremo mwaza gukina hari umurongo by'ubuza. Ibi bintu nabisobanuye kenshi, ndanavuga ko ikibazo ngira ngo atari Gasogi na KNC, ikibazo ni rusange kuri twese umupira w'amaguru, sibyo? Rero ikibazo nk'iki ngiki iyo kiri rusange, ese uyu munsi wa none reka mbanze mbabaza, kuko rimwe na rimwe abanyamakuru namwe mugomba kuba rimwe na rimwe mutajya mufata ibintu ngo mubihuze, none ngo mukorera abantu analyse inagaragaza ikibazo uko giteye, ariko mubana objective mugaragaza igisubizo aho cyava. Ushobora kwemera yuko tumaze imyaka irenga 14 nta development dufite hano munsubiza, uhereye kuri ku ikipe ya Richard Tardy kuva icyo gihe nisonga, urebera ko kugeza no munsi wa none tugikinisha abadusupplying abakinyi, tugitekereza abakinyi bakinnye mu isonga bagakina muri seke, aribo bakinyi abavuye muri iriya projet yacu kuva icyo gihe. Mumbwire ibyo byo ntago byaba ari ikibazo? Ese ubundi uyu munsi wa none icyo kibazo niba tukibona ni hakorwa iki? Twebwe rero icyo tuvugana n'ubu tugikomeza kuvuga, icyangombwa si uko tudakina, ahubwo icyangombwa nuko dukomeza dufatanyije gushaka igisubizo cyatuma natwe tugira ibyishimo. Eske twebwe mutekereza ko ibyishimo nk'abanyarwanda muri rusange tutabikwiriye? Bizava hese mu gihe twebwe ubwacu ibintu byose tubibona tukabona nk'ibisanzwe like that? No, ntabwo ari uko bigomba kugenda. Ndatekereza yuko igihe kirageze tugire, niba nayita nk'inama y'umushikirano, buri namwe abanyamakuru mutumizwe ko muri ba stakeholders, abatoza batumizwe, abashaje abakoze ibiki, none tubwizanye ukuri ubwacu, tubanze tuvuge tuti ikigaragara ikibazo dufite ni iki. Kuko nkubajije ukambwira ngo umupira wateye imbere, ntekereza ko haba harimo kwibeshya gukomeye. Niba kugeza uno munsi wa none umukinnyi umwe ashobora gukinira amakipe 10 akava muri akajya muri iriya, ariko wareba bazamutse ukababura, icyo ni ikibazo dufite, sibyo? Ese ni iki cyakorwa? Ese uyu munsi wa none niba tuvuga ko hari bitagenda, ababigiramo uruhare ni bande? Tubona ni face to face, kuko aje ntabwo ushobora kureba ibi bintu, no, ntabwo bikunda, kuko aje haba imirongo iba igomba kuba nkuko igenwa n'itegeko, wenda igomba kwigwaho niyo yashyizwe ku meza, ariko ntabwo twavuga ngo ikibazo dufite ni ikihe mu mupira. Ese koko mwebwe nk'abanyamakuru mwana nta kibazo dufite? None se twabigenza gute? Tumarika amaboko se tuvuge ngo twaremewe kuba mu bibazo? Reka mbabwire, ndabyibuka muri za 96, 97, 7, 8, 9, twari dufite ikibazo mu buzima bwose bw'igihugu. Wasangaga wajya muri education ugasanga harimo abagande, abazayirwa, abarundi n'abandi batandukanye, wajya muri service ugasanga harimo abanyakenya n'abagande gusa. Ariko se ntabwo igihugu cyice kikareba ko hagomba kubaho ibisubizo bahuje izo sectors zose? Ubu education yacu ntago iri independent of foreigners, nabaza baje kunganira bahari nkuko natwe mu mupira w'amaguru twakira abanyamahanga, sibyo? Ariko ntekeza yuko dukeneye kugira base ifatika, ibyo byose tukabyemeranyaho, sibyo? Tukabiha umurongo nk'abagabo, iyo byabana ngombwa tugakora n'umuhigo tukanawusinya, byanagwa tukanatumiza n'izindi nzego twebwe tuti nk'abagabo twasanze ibibazo, uruhare rwacu nuru, twakoze ibi, twaradeshye, dufashe icyemezo nk'abagabo, turabasezeranya ko wenda mu myaka 5 mubona impinduka nyazo zitanga resultat ariko zatangiye ku munsi twabyiyemeje. Ni muri uwo mugiro twari turimo. Perezida, wenda abantu bamenye bavuga ati iragiye kubera umwanda, ntukomeze kumbaza ibyo kugenda kwacu no kutagenda kwacu. Sintekereza ko hari icyo byahindura mu gihe hatabaye impinduka tugize mu ruhare, sibyo? Icyo nicyo kibanze. Impamvu nkubwira yuko byanze bikunze hagomba kuba izo mpinduka nizinanirana, tukabona yuko nta buryo buhari bwo guhuza abantu twese tukaganira ku kibazo n'igisubizo.
kuko hari ibibazo wenda bishobora kuba byaratejwe wenda natwe ubwacu kuki tutakwinira tuwe kanaka aryo bitwa nde wowe hoze ibibazo wateje enough is enough bivemo urumva utekereza yuko kugeza uno munsi wa none uhuje perezida wa Peru ugahuza wa Gasogi ugahuza wa Rayon Sports ugahuza wa Kiyovu ugahuza wa Musanze ugahuza bugahura ubwabo bikaba ari ugusasiza ukavuga uti mutubwire ikibazo mufite niki utereza kutabona muri resultat ubona bizashoboka se president ntibidashoboka rero ingaruka zizakomeza kubizo nose kuki bitashoboka ubundi ikinaniwe niki nibidashoboka ubu noneho ubwo bizangombwa yuko dusaba wenda na ministeri y'ubwayo ibyinisi ivuga iti kuko ifite police y'umupira muri rusange twebwe dukora ni development urumva no na competition ivuga iti rwose igihe kirageze wenda tugire inama ihuza abafite all stakeholders yo kubwizanya ukuri no gusasa inzobe nitumara ku identifying ikibazo urumva tuzapropose na solution noneho tukore iyo ri proposition yanjye niko mbyumva niba namwe mubyumva gutyo then you have ariko ntekereza yuko kwicara uyu munsi ukavuga ngo umupira wacu muzavuga niba kuvuga ni byiza ariko kuvuga udakorana none n'ikindi kibazo ariko ntekereza yuko keretse utifuza ese ubundi niba wemera ko ari ikibazo kuki utasaba abantu bose barebwa n'icyo kibazo banabifite muri ikibazo guhura bagatanga nabo ukabasaba buryo ugiye gutekereza solution sibyo iva mu bantu bazi ko bashobora kuza implementing ibyemezo bashobora gutera ibibazo ushaka kumuza ariko ibyo byose uti aje rahari tata no ibibazo dufite birenze kuba byakemurwa naje kuko aje nayo ubwayo bifite imirongo igomba kwigaho y'ibindi ariko ikigira ku bindi bibazo nanone bitaba addressed so ndatekereza yuko hakenewe byibuze umwiherero uri seriye w'iminsi nk'ibiri abantu babwizanya ukuri hanyuma ibizavamo mwahita mubona resultat murakoze cyane President waruvuze ko wenda no murakoze cyane thank you so much ntekeza ko mbahaye byose mu bivanemo ibisigaye n'ubundi mu bikoresha